uyu munsi reka ntangire nti kugera kure siko gupfa, kandi ngo bose uko batangiye urugendo habaho guhirwa, abandi bagatsikirira mu rugendo, ariko ngo hari n'abavunika ku mwuka wa nyuma bakagera ku nsinzi. Nta gushidikanya ntituri bujye kure y'umuhanzi itaha iwacu Bruce mwakunze kwita BruceMelodie. Uyu munsi nice ndavuga nti ariko uyu muhanzi wiyusha kuya kugeza nubwo yisanze asigaye ari imfubyi, ndetse n'ububabare, imvune byinshi yagiye ahuriramo nabyo mu rugendo rwa muzika, kugeza aho yisanze ari umusitari. Abanyarwanda mukeneye kuba mwabisobanukirwa kugira ngo mumenye uwo ari we, ninde, ese ubundi ni muntu ki, yaba yaravukiye he, ese ubundi amashuri yize nayahe, ababyeyi be se bishwe n'iki, cyangwa se itaha iwacu BruceMelodie ko twumvishe ko mu kugerageza kwinjira muri muzika bwa mbere agihura n'umuhanzi wari ukomeye icyo gihe Ama-G The Black yamwirukanye amuhora ko nta mpano yari afite, ndetse aramusuzugura cyane, ndetse bikanamuviramo intandaro yo kumva adashoboye, ndetse nawe ubwe akiyanga. Ese ubundi urugendo n'amateka bya BruceMelodie itaha iwacu ni uruhe? Mureke ducane itoroshi mu mwijima, ubundi dusesengura akantu ku kandi ku buzima bwihishe bwa BruceMelodie. Nushaka umwite Bruce itaha iwacu kugeza ubwo yisanze isi yose, abanyarwanda bose mwarisanze mu munyenga w'indirimbo ze, ariko nyuma y'izi ndirimbo hari amateka y'umukara hihishe. Ugiye kukugezaho iki kiganiro ndetse icyegeranyo kigaruka ku buzima, ububabare, uburibwe bwa Bruce itaha iwacu. Ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho cyane cyane byibanda ku mateka y'ibyamamare mwakunze. Nyabuneka wareka nkakwisabira agaserivisi gatoya, niba ari bwo bwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye byayobeye benshi bize bigusesekaraho ku gihe. Ndabizi n'ubufasha niba utagira umutima mubi wabuduha ugakanda subscribe kuko ntibigoye, tiri muri agatoki gatoya byose birangire. Nako uhawe ikaze. Mu nkundire inkuru yacu tuyitangire mu mwaka w'1992 ubwo umubyeyi Verena Muteteri yibarukaga umwana akamwita itaha iwacu Bruce, amubyaranye na Jerive Ntibihangana. Warangije kubyumva neza, ni BruceMelodie mwakunze wari wibarutswe. Yavukiye mu kagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga, akarere ka Kicukiro. Warangije kubyumva neza, ni mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Akaba ari umwana wo muhererezi mu bana bane bavukana, abakobwa babiri ndetse n'abakobwa babiri. Amashuri ya primaire yayize mu bigo bibiri, harimo Ecole Primaire Busanza ndetse na GS Kanombe. Segonderi icyiciro rusange yakize kuri Efotec Kanombe, maze asoreza muri Islamic Rwamagana. Uyu mwana ngo yarangwaga no gukubagana akiri mutoya cyane, nk'uko we yagendaga byivugira mu biganiro agiye akorana na Inyarwanda ndetse n'abandi batandukanye, ari nabyo tugiye kwifashisha nkubwira amateka ye. Itaha iwacu bamubashije niba yarakuze yumvamo impano yo kuzaba umuhanzi, ariko yaje kubahakanira babwira ko yakuze yumva ko azaba umukinnyi. Nubwo ku myaka 13 inzozi ze zaje guhinduka, nubwo ku myaka 7 yumvagamo akazaba umupasiteri, nyuma y'uko yarimbaga muri korali ya ADPR nk'uko ababyeyi be basengaga muri ADPR. Ariko inzozi ze zaje guhinduka ubwo yageraga mu wa mbere segonderi, maze agatangira kwigarura umukino wa basket. Nyuma gatoya yaje kubona yuko uyu mukino ntacyo wazamugezaho, maze atangira kwirundurira mu mwuga w'ubuhanzi, cyane ko muri ADPR yasengaga ndetse akanaririmba muri korali y'abana. Ibi byatumaga BruceMelodie itaha iwacu ahimba indirimbo, ariko ngo yahuraga n'imbogamizi z'uko ngo nta muntu n'umwe wizeraga ko izi ndirimbo zarize, cyane ko na benshi baziyitiriraga. Ndetse na ubwe nk'uko yabiganiye yavugaga ko hari yashakaga kuzitera kandi ari nawe wazihimbye, bakavuga ko ijwi rye ritaryoheye izo ndirimbo. Ibi byatumye BruceMelodie agira umujinya, yanabiganiza ababyeyi bababwira yuko indirimbo zazihimba ariko bakazimwimaho uburenganzira,
ababyeyi be ntibemere yuko izo ndirimbo bitewe n'ubwiza bwazo yabaga ari BruceMelodie wazihimbye. BruceMelodie yahise arakara maze ahita asezerera iyi korari ayivamo burundu. Benshi mwese mutangira kwibaza ikibazo kigira giti, ese ko twabonye BruceMelodie ari umuraperi, ibi byo byatangiye biti? Ibyo nabyo mu nkunde nzibabarire. Urugendo rwo kuba umuraperi bya BruceMelodie byatangiriye kuri GS Kanombe, ubwo yarimbaga indirimbo zirimo hip hop, ndetse hari n'indirimbo yahimbiye ikigo cya GS Kanombe. Abizi yo mwatubwira niba izi ndirimbo zigikoreshwa. Ariko kandi ngo ari no mu wa gatandatu primaire yatangiye kwandika indirimbo, ariko kandi akibanda kuri rap. Ngubwo urugendo rwa BruceMelodie uko yatangiye kwigarurira rap, ariko kandi ngageze no muri segonderi ngo yatangiye no kuririmba indirimbo zahoraga zirimbwa na Gary Boys cyase byatsinda namwe mwakunze mu bihe byaryo. Birumvikana neza BruceMelodie ahangaha atangiye kugaragaza impano, ariko ntituzi neza niba arabona umufasha. Benshi mutangiye kwibaza muti, ese ni gute yahuye na Henry akamuzamurira impano? Ibyo nabyo kambikubwira. Nyuma yuko BruceMelodie yakundaga itsinda rya KGB, yaje kubonamo Henry nk'umwe mu bagombaga kumufasha maze akamuzamurira impano. Uyu Henry yaramubwiye ati, ngaho ngwino uzansanga Igikondo, aho yabaga ari kumwe n'abandi benshi barimbanaga muri itsinda rya KGB cyangwa se Kigali Boys. Ubwo ngo BruceMelodie yahageraga, uyu Henry yamutegetse kuba yamuririmbira. BruceMelodie mu bintu byinshi atubwira ko icyo ari cyo kintu cya mbere ngo cyamuteye isoni kuririmbira aba bantu. Ariko uyu Henry ntiyamuciye intege kuko yahise amubwira ko abizi. Ariko BruceMelodie mu kababaro kenshi yahise amubwira ati, nubwo mbwiye ko nzi kuririmba, nta bushobozi mfite bwo guteza imbere impano yanjye. Uyu Henry akimara kumva ko BruceMelodie nta bushobozi afite, yahise amutera inkunga yo kujya gukoresha indirimbo kwa Jackson Dada. Ariko BruceMelodie mu byo yavuze ko ari ukumuhobagiza. Uyu muhanzi Jackson Dada ngo ntabwo yigeze amukorera nk'uko bari barabyumvikanye na Henry, kuko yatangiye kumutererana ndetse n'indirimbo za kumva arimo arazica cyane. Ibi byatumye BruceMelodie atangira gucika intege. BruceMelodie yakomeje gushakisha inzira zose yanyuramo kugira ngo ahinduke icyamamare. Ahangaha niho ngiye guhita mbasobanurira uburyo yahuye na Ama-G ndetse akaba n'umukozi wa Ama-G. Uyu BruceMelodie yahise ajya kwigira iby'ubuproducer, maze atangirana n'ishuri ryo ku muhanzi Ama-G The Black, byari bimenyerewe ko ryigisha abana mu gukora imiziki, bagitaga Black Gang Studio. Ariko BruceMelodie nk'uko yatuganije yavuze yuko ngo igihe yari ari ahangaha mu bana bose biganaga, BruceMelodie ari we wari uri inyuma ubumenyi mpuzamahanga bwo gucuranga ibyuma ndetse no gutunganya imiziki. Ariko ntibyatinze BruceMelodie yaje guhabwa akazi muri Black Gang Studio. Ariko nyuma y'igihe gitoya Ama-G The Black yitegereje BruceMelodie neza, abona ko nta bumenyi afite, maze aramubwira ati, cira isheni ndakwirukanye. BruceMelodie yarababaye cyane ndetse atangira kwibaza byinshi uko yazabaho, ndetse n'uburyo yakundaga umuziki ntabwo yabyumvaga neza. BruceMelodie nk'umuntu wari urangije gusobanukirwa ndetse yaranatangiye gufata ku duceri dukeya mu gutunganya umuziki, BruceMelodie akimara kubona ko Ama-G The Black amwirukanye, nta yindi nama yahise yigira uretse gushakisha ahandi yakorera aka kazi k'ubuproducer. Yahise ajya muri studio yitwaga Unlimited Record, yayoborwaga na Fazo. Ariko nyuma y'igihe gito ya BruceMelodie yahise yirukanwa ndetse yaranagambaniwe na Ama-G The Black. Ariko igitangaza nuko Ama-G The Black ya studio yari yararangije kuyigurisha, yarayigurishije umukire. Gusa uwo mukire yongeye kugaruramo BruceMelodie, maze Ama-G The Black mu kagambane yari yarakoreye BruceMelodie yerekeza muri studio ya Unlimited Record. BruceMelodie mu mwaka wa 2011 ubwo yahuraga na Fazo yamuganije byinshi, ariko Fazo amuha ubufasha bugira buti, tugiye gukorana indirimbo. Ndetse nibwo batangiye gushira hanze indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. 2012 indirimbo za BruceMelodie zatangiye gucishwa ku maradiyo, ariko BruceMelodie nta muntu n'umwe wizeraga ko indirimbo arize. Ndetse ngo ahantu hambere yumviye indirimbo ye ni igihe yari ari kwiyogoshesha, ariko ngo abibwiye abantu ko ari indirimbo ze
banga kubyumva ndetse baranamutuka cyane bamubwira ko yiyemera. Ubwo BruceMelodie yari atangiye kugafata icyizere gitangiye kuza ko ashobora kuzagafata, yahise yumva inkuru itari nziza. Tariki ya 14 z'ukwa 9 2025 nibwo bamubwiye ko nyina we yitabye Imana ku myaka ye 46. Ibi byatumye BruceMelodie atangira kugira agahinda, yibaza uko azabaho. Ariko nyuma y'igihe gitoya ni wa wundi wamufashaga mu bya muzika Henry, haciyeho amezi 3 nyina apfuye. Tariki ya 1 z'ukwa 12 2012 nawe yaje kwitaba Imana. Mbibutse neza yuko se wa BruceMelodie yari yarapfuye igihe yari afite imyaka 6. Ikiniga cyaraje ndetse niyo uganirije BruceMelodie ku bya amateka azenga amarira mu maso akakubwira ati naho ubutaha. BruceMelodie yakomeje guhatana ndetse atangira no guhimba indirimbo zirimo ngiye kubivuga, tubivemo, telefone, uzandabure. Ndetse igihe yakoraga indirimbo uzandabure nibwo yatangiye kwamamara, akagenda abona ibiraka byamuheshaga gukora izindi ndirimbo. Yaje guhamagarwa ndetse yakira telefoni nziza yari ifite inkuru nziza igira iti ni Clement gushaka. Muramuzi producer Clement, umugabo wa Knowless, yahise amurangira ikiraka cyo gukora muri Primus Guma Guma yari igiye kuba uwo mwaka, maze amwemerera yuko icyo kiraka azakuramo 300,000. Ibi byasaga n'inkuru nziza kuri BruceMelodie. Ariko BruceMelodie yahise yinjira mu itsinda yitwa Super Level, nubwo nabo baje gushwana bitageze bukeya. Ahangaha tugeze turi mu mwaka wa 2017. Ahangaha tugeze ni muri 2017 yahise atwara igikombe cya Slack Award 2014 2015 muri Primus Guma Guma yabaguwa 4 n'uwa 3. Nguko ku urugendo rwa BruceMelodie rwatangiye kugenda ruzamuka umunsi ku wundi. Ariko tugarutse inyuma gakeya mu mwaka wa 2014 nibwo yahimbye indirimbo irimo Ndumiwe, nayo yaje kumuzamurira level. Ariko kandi twanababwira yuko BruceMelodie kuri ubu ngubu akundanye n'umugore we Catherine. Nababwira yuko BruceMelodie ari ishusho nziza y'abahanzi nyarwanda, kuko uyu Catherine yamuteye inda ataramamara ndetse banabyarana umwana BruceMelodie yisitaye iwacu Brita muri 2015. Ariko BruceMelodie kugezana n'izi saha aracyakunda umugore we, ari naho yamuhimbiye indirimbo zirimo nka Catherine, ndetse banibarukana abana 2 kugezana n'izi saha aribo bafite. Ese BruceMelodie nyuma yo kumva amateka ye no kumwumva ageze mu mwaka wa 2020 nawe watangiye kumumenya ibihangano bye ndetse n'ibindi bihembo yagiye atwara, nawe urabizi, hari ikindi wakongeraho tumwise Munyakazi? Nje wakugezaga iki kiganiro ndi Rambo na Jacques. Iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyabuneka niba wanyuzwe n'iki kiganiro urasabwa ko wakanda subscribe. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.